Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Muri kumwe nanjye Colline. Iki ni cya gice cyacu cya Double F Faith and Fact. Uyu munsi tugiye kuganira ku gice cya kabiri twavuzeho kuri marketplace. Ubushize twavuze marketplace ni iki ku buzima bw'umukristo, ese ni gute umukristo yagakwiye kwitwara kugira ngo akomeze yere imbuto, akomeze abe umukristo uhamye kandi abe n'umukozi wuzuye, umukozi ukora kunguka. Twari twabasezeranyije rero ko tuzababwira igice cya kabiri kimwe mu mitego umwana adashobora kugutega kuri marketplace n'uburyo ushobora kuyirinda. Mbahaye ikaze. Marketplace ifite amahirwe menshi ariko ifite n'imitego myinshi ishobora kugusha abakristo benshi. Hari abantu batangiye neza mu kwizera ariko bagera kuri marketplace bagatakaza agakiza, bagatakaza integrity yabo, ku buryo umuntu abareba akavuga se ni wa mukristo, kuko hari na benshi bamaze gutukisha izina ry'Imana vuga ati reka nta muntu ukishijwe ku mafaranga, ibyo byo ntabwo bihura. Wamubwira ngo urakishijwe, wamubwira ngo uri umucuruzi, aho ati ntibibaho ibyo ngibyo. Ariko reka turebere hamwe imwe mu mitego ikomeye umwanzi ashobora gukoresha. Wa muntu wari umukristo akagwa, wa muntu wari umukristo wizerwaga akaba undi muntu. Umutego wa mbere ni umutego wo gukunda amafaranga cyane. Ni ukuri amafaranga si mabi, ariko gukunda amafaranga kuruta Imana ni ikibazo gitangirira. Umwanzi ashobora gutuma umuntu atekereza ko amafaranga ari igisubizo cya byose mu buzima bwe, bigatuma akora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ayabone. Nibyo twavuze mu gice cya mbere. Ushobora gutangira rwose kuzajya ubeshya, kuzajya wiba abantu, ugatubura, ugakora ibiti byo leta itemera, ukanyereza imisoro kugira ngo ubone amafaranga yose wumva wifuza. Ugatangira no kureka kujya mu rusengero. Timoteyo wa mbere 6:10 havuga ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ikibi icyo ari cyo cyose. Gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byose, kuko iyo umuntu agize urukundo rw'amafaranga cyane yibagirwa abantu. Ushobora kwica kubera amafaranga, ushobora gukora ibidakorwa kubera amafaranga, ukiba. Rero umutego wa mbere umwanzi gufatiramo ni umutego wo gukunda amafaranga cyane. Uburyo bwo kwirinda rero, shyira Imana ku mwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ubwire Imana uti ibyo ntunze ni byose ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe. Nakunguka ndi uwawe, nakena ndi uwawe. Wibuke ko rwose uzanapfuka bisiga. Ubwo ni uburyo bwo kwirinda. Ubwa kabiri, ibuka ko amafaranga ari igikoresho, siyo Mana. Siyo Mana. Witunga n'amafaranga, wiyakunda cyane ku buryo ukandagira abantu, wibagirwa inshuti, wibagirwa abantu. Hari n'abo njya numva bavuga ngo abakire ngo nta nshuti bagira, ngo abakire nyine ibintu nk'ibyo. Wikunda amafaranga cyane ngo akugire igikoresho cyangwa imbata yayo. Umutego wa kabiri ni umutego wa ruswa n'uburiganya. Mu kazi cyangwa mu bucuruzi hari igihe abantu basabwa ruswa cyangwa bagashishikarizwa gukora uburiganya kugira ngo ibintu bigende neza. Boss yabahaye task ku kazi, arabwiye mwicare mu bitekerezeho, mukavuga ati nyamara dufite umuntu ushobora kugura hirya akazi akabikora. Urumwicara, urabizi ko hari uburyo buguciye mu kuri bwo gutangamo akazi, ariko umwana wa runaka araje aguhereje amafaranga menshi, uhise umutangisha abandi bose. Umutego wa ruswa n'uburiganya ni ikintu gikomeye, na Bibiliya bivuga mu Kuva 28:8. Bibiliya ivuga ko ruswa ihuma amaso y'abanyabwenge. Yego, ukumva ko buri munsi ukomeye uri buze gushakisha, uri buce mu nzira y'ubusamo, yaba ufata yaba n'utanga. Uwo ni umutego mubi. Uzi ko ibintu byose bitajya bica mu mucyo. Aho bati mfite amafaranga ndabigenza gutya bigende. Ati njye ntabwo bajya bamakanira as long as amafaranga. Hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo aho ifaranga rikubise ibintu byose bitabyuma. Rero ntago Satani yinjirira muri ruswa n'uburiganya. Nta mukristo ukwiye kurya ruswa, nta mukristo ukwiye kugira uburiganya.
uburyo bwo kubyirinda rero, kuko ushobora gusanga koko ku kwezi uhabwa 100,000, nyuma y'iminsi 2 muri bwa buriganya bakubwiye bakakwemera kuguha miliyoni. Ni bake batambuka icyo kigeragezo, kuko ari bake rero bafata icyemezo kare utaratangira no kubitekereza. Nawe urabyumva, miliyoni n'ibihumbi 200 buhembwe ku kwezi, ushaka kuyatireka ndayafashe kama mbaye. Fata icyemezo kare kutazigera uyemera. Nihagira no kuzanira akibitekereza umubwira ati ndi umukristo, ntabwo ibyo bintu njya mbikora. Hitamo ubunyangamugayo niyo byatuma utakaza amahirwe runaka. Baraje, harimo umwe muri mwe wibye, mwese muracecetse, bavuze nk'ikintu, wowe binyangamugayo wijya kwiba. Ihitamo kuba umunyangamugayo nubwo watakaza amahirwe runaka. Ufite umubosi wakuzengereje umukobwa mwiza, yirirwa ashaka ko muryamana, ubwo ati nituryamana nzaguha promotion, nzakugeza hanze, kugira uyu uzamira gutya. Oya, hitamo kuba inyangamugayo nubwo ako kazi bakagukuramo. Umutego wa gatatu ni umutego wo kwibagirwa Imana kubera akazi. Iki kintu narakivuzeho, ni nacyo gihari. Umuntu rwose uramusuhuza agahita akubwira ngo kutakiza mu rusengero, kutagisenga, akazi kambanye kenshi, imirimo yabaye myinshi pe, reka tuvuge ko umwanya wo kuza ku rusengero utabonetse. Uterana abagenzi bawe kangahe? Ese mu rugo uracyasoma ya Bibiliya? Ese iyo ugiye kuryama ugirana umwanya n'Imana? Cyangwa kuko wagize akazi kenshi ubwira Imana wakoze, wambonye, uramuke, ugahita ugenda. Marketplace ishobora gutuma umuntu aba busy cyane kugeza naho atagisenga, atagisoma ijambo ry'Imana, atakigira umwanya n'Imana. Iyo bibaye bityo, ubuzima bw'umwuka bucika intege. Uburyo bwo kwirinda, shyiraho igihe gihoro cyo gusenga, tangira umunsi wawe n'Imana. Umutego wa 4 ni umutego w'ubwibone kuri marketplace. Iyo umuntu abonye amafaranga, izina rikazamuka, akaba success mu kazi, ashobora gutangira kwibona, akibagirwa Imana. Ugatangira kuba undi muntu, ku buryo abantu bose bavuga ati uriya muntu twarabanye dusengana akazi tukorerana imisozi, ariko reba uko bimeze, yikomeje cyane. Ugatangira kuba umwibone, ukibagirwa n'amajoro wawe ari gusenga. Umutego wa 4 ni umutego w'ubwibone. Iyo umuntu abonye amafaranga, izina rikazamuka, akaba success on marketplace mu kazi, ashobora gutangira kwibona, akibagirwa Imana, akibagirwa abantu, akibagirwa abamusengeye, akibagirwa abo baturanye, akajya avuga do I know you? Indimi zikaba indimi, ku buryo umuntu ashobora gutangira kwibagirwa niba nabo babanye no kuri ka karago, agatangira kwibagirwa. Uyu mutego Satani arawukoresha cyane. Hari ukuntu umuntu abona amafaranga menshi akibagirwa pe, ku buryo umuntu akusuhuza ukavuga ati harya turaziranye. Muri Yakobo 4:6 havuga ko Imana irwanya abibone, irabanga pe, ariko igaha umugisha abicisha bugufi. Uburyo bwo kwirinda rero ubwo bwibone, wibuke ko ufite Imana kandi ibyo byose byavuye ku Mana. Wibuke ko cya gihe uri gushaka akazi wayipfukamye ukayisaba, ukurura imisozi ukaryama. Wibuke igihe amajoro waraye, waba uraye uri gushaka ako kazi, uri gushaka iryo terambere. Uranabizi ko kugira ngo umuntu abe successful aravunika. Wigeraho gushitangira kuba umugisha ku bandi, aho gutangira gukomera, ngutangire wibone. Wibuke ko ibyo ufite byose biva ku Mana. Icya kabiri, jya ushimira Imana buri gihe. Nibyo koko wateye imbere, ibuka ko wagendaga kuri moto, uyu munsi uri kugenda mu modoka. Ibuka ko wari ufite n'igare. Ibuka ko hari n'igihe bagusohoraga mu nzu wabuze nayo kwishyura, ariko uyu munsi ukaba ufite inzu. Rero ujya ushimira Imana buri munsi, bizakurinda ubwibone, ukomeze uce bugufi. Umutego wa 5 ni umutego w'ibishuko by'imyitwarire. Mu kazi abantu bahura n'abantu batandukanye, kandi haba ibishuko bishobora gutuma umuntu agwa mu byaha nk'ubusambanyi n'imyitwarire idakwiye. Birashoboka cyane ko ushobora kuba waragira umwana mwiza, ukinjira muri kampani y'abantu basanzwe banywa inzoga, barara mu night club, akavuga ati Friday nyuma y'akazi tuzajya muri ibi, nyamara uzaze TGIF,
hari ibintu biba bihabera, bafite fete ku kazi, atari kunywa kamwe, dufite amabisi adutwara ku kazi, ntacyo uri bube. Ubu ni umutego wa Satani ushobora gufatirirwa ku kazi, imyitwarire yawe igatangira guhinduka. Wagiye uri umwana mwiza, ahantu hari amakampani cyane niho bishobora kuba amakapozi, hakaba hazamo ibintu by'ubusambanyi, cyangwa se ngo uhabwa poromosiyo ariko ibyo bintu bibaye ukumva utabikoze wapfa, ukumva ko ukeneye iyo poromosiyo. Umutego w'ibishuko. Bagenzi bawe ukagenda ugasanga muhembwe 200,000, mugenzi wawe afite imodoka ari aho hirya, akubwiye ko hari trick ajya akoresha. Muri bamwe mu bakiriya yakira, hari abo bacana ku ruhande bakagira andi mafaranga bamuha, bikaba bituma atera imbere bingana gutyo. Umutego w'ibishuko n'imyitwarire ni umutego mubi ukomeye cyane, utuma mu kazi abantu bahura n'abantu batandukanye, bityo bigatuma atangira kugira imyitwarire idakwiriye. Uburyo bwo kwirinda rero, shyiraho imipaka, set boundaries. Shyiraho imipaka mu mibanire yawe n'abandi. Umuntu ukirirwa afite kumenya uko yitwara, afite kumenya uko yigenza, afite kumenya aho agomba guhagarara, afite kumenya aho agomba gukomeza, afite kwirinda ibintu byinshi cyane. Si ngombwa wicaranye n'abakobanyi, niba binabaye ngombwa barwara urumuri twavuze, urumuri ku buryo n'uwarimo bashobora kuba mwiza kubera wowe. Shyiraho imipaka, set boundaries mu mibanire yawe n'abandi. Ikindi, irinda abantu cyangwa ibintu bishobora kugukururira mu cyaha. Nibyo ko ku isi turimo ni byinshi ushobora kwirinda, ni byinshi biba bikuzengurutse, ariko birashoboka cyane ko ushobora kubyirinda. Birashoboka cyane ko ushobora gufata umwanya uyu munsi ugahinduka, ukavuga uti ndabizi ko kunywa inzoga ari icyaha, imyemerere yanjye n'imihamirize yanjye ntabwo ibyemera. Niba bizana abo bantu bazanagutinyirega, Imana reka igushyire igitinyiro ku buryo nibazana ibintu by'ubupfapfa bavuga ati Corinne ntabwo ibyo ntabimubwira, ubivuga ahandi ariko amagambo ntabwo Corinne ajya yumva. Izo nzoga uzizana ariko nubigeza kuri Corinne uhagarare. Ayo magambo, ibyo bintu bya plot n'ibiki, umukristo ushyireho amahame yawe, wirinda abo bantu ku buryo niba nakuzaho bari bugutinye bakakugenza kure bati turabizi ko kuri bidakora. Ubwo ni uburyo bwiza ukwiye kwirinda. Ikindi kandi ujye ushyira Imana imbere ya byose. Ibyo byo duhora tubivuga, ibuka ko ntacyo wakwishoboza utarifite Kristo, ntacyo wakwishoboza udafite Kristo. Umutego wa 6 ni umutego w'amarushanwa mabi n'ishyari, comparison and jealousy. Marketplace ishobora gutuma abantu bahorana amarushanwa, ishyari n'inzika. Cyane cyane ibyo tubyumva mu bakobwa. Runaka yageze aha, kuki yahageze kubera ubwenge bwe, yahageze kuko yakoze. Umwana w'umukobwa urabisanze mugenzi wawe amaze imyaka 3 cyangwa 6 mu kazi, urumva wifuza kureshyana, urumva byakunda. Hari imyaka yagize, hari iyo yaguye, hari iyo yazamutse, hari iyo yayikozeho. Ariko kubera ko bakubeshye kuri mwiza cyangwa se hari ibindi bintu ushoboye, nibyo koko hari umwana uza mu kazi afite potential yihuta cyane, ibuka yuko hari urugendo ukwiye kugendamo. Rero pressure yo kubona mugenzi wawe hari icyo yagezeho, hari uko afatwa mu kazi, ntuzi ngo bigenda bite behind the scene, ntuzi ngo asenga bingana gute, ntuzi ngo akora bingana gute. Ese wari uziko n'abantu barara amajoro bari gukorera promotion? Ntabwo promotion zose ziva mu byaha, hari abantu baziharanira, ariko wowe ugira ishyari, ubaye undi muntu. Marketplace ishobora gutuma abantu bahurana amarushanwa, ukanga kurara usinzire, kandi ko nk'umukristo igihe cyawe aricyo kikugenera, igihe cy'Imana aricyo kikugenera. Ushobora kuza ko ugahita uzamuka, ushobora no kumara imyaka myinshi rwose utarazamuka kandi ugakomeza uri wa wundi. So marketplace ishobora gutuma abantu bahorana amarushanwa n'ishyari cyangwa inzika, uyu bamukunze, uyu bamukoze ibi, umugenzi wacu yaraje yashyingiwe. Ibyo ntabwo bikwiye kuranga umukristo nkawe. Umwanzi ashobora gukoresha ibyo kugira ngo agabanye urukundo hagati y'abantu, mutangire mwangane. Kandi itegeko risumba yandi kuruta, itegeko rya mbere risumba yandi ni urukundo hagati y'abantu. Uburyo bwo kubwirinda rero,
jya ushyira Imana, jya ushimira Imana ku byo ufite, ni ukuri jya unyurwa, ibyo birahagije. Wasengeye akazi, Imana iguhaye akazi ko gukora mu rugo, wishaka kuba mabuja, hoya Mana warakoze ko n'aka ngafite, hari abatagafite. Ugeze muri banki ubaye umutera, Mana warakoze ko ndi umutera, wishaka kuba manager cyangwa ngo uzamuke hejuru. Ibyo nutabishimira kuri icyo ufite, Imana izakongerera, izagukura hamwe gushyira ahandi. Ikindi, ishimira intsinzi y'abandi. Umukristo akwiye kwishimira intsinzi ya mugenzi we. Ntubone bamubwiye Coline wakoze neza, ishyari rikwice, uvuga ati ibi ni ibiki, kuki ari gukora ibi n'ibi, kuki ari ufite ibi n'ibi, kuki ari celebrate your colleague, next will be you. Nsoza, marketplace ni ahantu Imana ishobora gukoresha umukristo cyane, ariko ni naho umwanzi ashobora gutega imitego myinshi cyane kuri wowe. Ariko umukristo uguma mu ijambo ry'Imana akaguma gusenga, ashobora gutsinda ibyo byose. Muri Matayo 5:16 Bibiliya itubwira ko tugomba kumurikira imbere y'abantu, tugomba kuba urumuri, tugomba kuba umucyo w'isi. Iyo ubaye urumuri kuri marketplace, akazi kawe gahinduka ubuhamya, ubuzima bwawe buhinduka umugisha ku bandi, kandi Imana igahabwa icyubahiro. Ikindi, marketplace ni ahantu hari amahirwe, ariko nanone ni naho intambara z'imyuka zirwanira, ni naho intambara za Satani ziri. Umwanzi agerageza gukoresha amafaranga, gukoresha ruswa, gukoresha ubwibone, gukoresha ibishuko kugira ngo akure umukristo mu nzira nziza. Ariko umukristo ufite umubano n'Imana ashobora gutsinda ibyo byose, ashobora kubitsinda pe. Ibi bivuze ko amafaranga si yaguha agaciro, success si yo igusobanura, hoya, ahubwo Imana niyo soko y'imigisha yawe yose. Iyo ukomeje gusenga, kugendera mu kuri, kuguma mu ijambo ry'Imana, ushobora gutsinda kuri marketplace udatakaje ubugingo bwawe. Kandi intego yacu si amafaranga gusa, intego yacu ni ukuba abo Imana yishimira mu buzima bwacu. Mwakoze kubana nanjye, ndizera ntashidikanya ko iki kiganiro hari uwo gifashije, umwe cyangwa babiri. Bisangize bagenzi bawe, bumve nabo byinshi, kuko twese turi hano, ariko turi no mu buzima bwo hanze turakora. Mwakoze kubana nanjye, wari uri kumwe na Coline, turi kumwe mu bindi biganiro byinshi bya Double F ubutaha.